twasoma ijambo rivuga ngo mu bibaho byose duhore tugira gute. Ibyo rero bituma dushima twarajegeye, tugashima turi guhumeka isigane, tugashima umwuka wenda guhera bitatuma. Ariko yambwira ngo ishima umuntu ashima Imana n'ibintu Imana yakoze bitandukanye n'ibyo tuyishima bitatumara. Mana urabizi ko tujya tumushima turi banyakwitira, ariko ugira n'ibintu urama tuwushime none ibintu bigaragara. Haleluya, amena. Kandi bana b'Imana, mu bintu umwuka yamishuriye ko abarokore benshi bafite n'ubujyanga, baragenda bakereka Imana ko ntacyo babaye kandi umwuka ugiye guhera. Iyo unyuzwe n'ubuzima urimo ubutindamo, iyo unyuzwe n'uko uri mu ngoyi uzimaramo igihe. Hari ukuntu twigishwa ngo tunyurwe n'ibintu byose. Bana b'Imana, mwagiye mubwiza Imana ngo Mana ngushishe, niyo wangiye ubugingo birahari, uzamukuraho agakora gusa. Bwiza Imana ukuri, ntabwo Imana ari inyamaswa iri mu kurya. Ibyo utariko rero waranishe, ariko basi uzanzure. Hano naramukunze, hano yagiye imbere y'Imana agiye gushima, aravuga uti nubwo Imana nawe Imana ntabwo ndabura kubwira abantu uko iteye, nibyo iramumpaye, ariko ndagira ngo maze ntangarize abantu uko iteye, hatazagira n'undi utsikamira akagira ngo ni shitani wamusuye. Akabitangaza aravuga ngo Imana mubona yambaye umwana, namenye ko ari Imana yica ikagira gute, igakiza igashyira n'ikuzimu ikaza gukuramo. Ayivuga ukuri. Ibyiza Imana wibwira uti nubwo naje imbere yawe ndiho ntariho ntakomeze, niwumva no guhimbaza n'abandi byakunaniye, ituriza mu mutima. Avuga uti urabona umuntu wabihiwe mujye mumwihanganira, ko gusanga byahereye imbere. Uragira umuntu agira umunezero adafite. Niwumva guhimbaza bitari kwemera kubera iminsi, jya wikoreka wiyagamira igikuta. Bahimbaze, nawe ugiye ko guhimbaza kizaza ku buzima bwawe. Twese tuzahimbariza rimwe, twese tuzasekera rimwe. Buri muntu wese agira igihe cye. Haleluya, amen. Imana ikingura ibyo yagize gute, yakinze ku buzima bwacu, izina ryo rihabwa icyubahiro. Hari inzira zigera muri eshatu Imana inyuramo igikingirana ku buryo ibona umusaruro w'icyubahiro mu buzima bwacu. Inzira ya mbere, Imana igiramo ikibazo kitari gihari. Igiramo iki? Ikibazo. Nivuga ngo Imana irema ikibazo ntimutokeshe. Imyumvire yo gutekereza ko nta kitubabaza cyava ku Mana igituma dutokesha kugera ku rwego rw'Imana tuyitokesha mu abadayimoni. Icya mbere ni amakuru, ni ukubanza kumenya ngo ninde wanteye, natewe n'Imana, natewe na Satani cyangwa n'ibyo biteye. Ibidutera ni byinshi, n'Imana n'igitwaro. Igitabo cya mbere cya Samweli igice cya mbere 4, uyu mudamu ntiyabyaraga, ariko amakuru batanze ni ay'uko ntawe wari waramuroze, ari Imana yari yaramusigira igize gute ibyaha. Usanga abantu bari gukoranira Imana n'abayishakira amajwi nk'abo yiyamamaje, ugasanga barayibeshyira n'igitabakorera ngo bakunde banezeza abantu. Uvuga Imana uko iri ntabwo bituma ititwa iki, uvuga Imana uko wayibona. Haleluya, amen. Imana igiramo ikibazo kitari gihari, kikaza ku buzima bw'umuntu.
bana b'Imana. Imana ntigutoranya ngo mukinane agakina ko kwigisha abantu, ujye utuza mu gakinane, hirya yako izakurika ineza yawe. Nimuhitamo tumuhisemo umwana wawe, ngiye kukugira taburo nigishiriza abana basigaye bose, usoma mu Gishinwa asome, usoma mu Giswahili asome, buri muntu wese azajya asoma akurikije amashuri yize. Uvuze ngo nuko umurozi, uvuze ko umwicanyi, buri muntu wese asoma ururimi akurikije uko yagize gute yize. Nibyo byabaye kuri uyu mugabo, niba ari umugabo niba ari umugore bagiye batagaragaza uruhare. Hano muri hari icyo kikirere bivuga ko yari yaravutse atareba, batangira guca imanza bavuga bati uyu muntu uko byagenda kose ni karandezi iwawe. Niba atari karandezi iwawe ni ubwe gusa ufite ikibazo cy'uko yaritse. Abantu bihutira kuvuga no gutwerera umuntu amakuru badafitiye gihamya, ariko tujya twihangana, n'ijuru hari Imana ikemura imanza. Haleluya! Kandi iyi Imana yururutse ivuga ijambo rirangiza imanza n'abacamanza kuzira bumwe. Uyu munsi Imana ikuvugaho ijambo rirangiza imanza n'abacamanza. Iriki ese ababwira amagambo ko bakutse ntibajya kugucira imanza, ntabwo haragize gute abifite. Niba hariho abantu bafite imbaraga bagendera mu buryo bw'umwuka, ni abantu Imana ihitamo kwigishirizaho abandi. Nubwo abantu benshi bababonerana ko ntako bameze, ariko umuntu Imana ahisemo kwigishirizaho abandi afite agahanga gakomeye. Ntabwo Imana ishobora ku rugamba abajyantege cyangwa bazayikoze isoni. Imana ijyana ku rugamba abanyembaraga, hatazagira n'uwirata akabona ibyagwiririye abandi byaramurenzeho, ni ukuri nta kigenda byari kukwicamo. Kandi Imana niyo ari kugukoreza kuko utabasha kugira gutera ikigo. Amina, amina. Nimureka wewe ibyo kwikorera ibintu bagikorera kujya bari babishobora. Barabakurikiye, twebwe twabahaye amaso mukaba mureba, ni twebwe tw'imibiri y'amaso. Imana yahaye ubutunzi hamwe niyo yabutwiye. Imana yahaye bamwe kubyara yabihimye bandi kubyara. Nitwe twabwimye amaso tumukoreraho agashinga, turamukingirana kugira ngo mu gihe gikwiriye nzaze muhumure amaso, abantu bavuga ngo mu ijuru hari Imana ishobora byose. Yesu yari afite impungenge zo kutazemerwa ageze ku isi. Nubwo yari afite amagambo aryohera abantu akabakonveka bakumva, ariko ntabwo byari bihagije ngo abantu bose bemere. Byatumye akoresha ijwi ivuga ngo ndaje, nibatemezwa n'ibyo mvuga bazemezwa n'ibyo agize gute nkora. Ibi byatumye Imana ipanga imishinga myinshi yo kwangiza abantu bizabagire neza, ariko Imana bahabwa icyubahiro. Hari abantu babigendeyemo ariko si bo bafite uwo bazize kandi azabagirira inama. Petero mu Rwanda kare 19 arandika aravuga ngo abantu bababazwa nk'uko Imana ishaka. Nk'uko Imana igize gute ishaka. Hari abantu bababazwa nk'uko Imana ishaka, hari abantu bakene ubukene nk'uko Imana ishaka, hari abantu babuze amahoro mu muryango nk'uko Imana ishaka. Bantu mubabazwa nk'uko Imana ishaka, mwiturize mu bicuruzwa kandi mugiye kwizera, kandi mbere mugiye kureka Imana igiye kubakora. Amina. Haleluya! Imana igira ikibazo kabiri kikagira neza, ntabwo kabiri kiremeza, kikaba cyari cyoroshye ku rwego rwo hasi, kikagenda kiremera gihinduka umusozi. Naho uko kiremera kiri kurenga urwego rw'abantu kigahinduka ikintu. Iyo ibintu bitoroshye biba ari iby'abantu, iyo byakomeye biba byabaye iby'Imana. Nimureke ibintu bikomeye bihinduke iby'Imana. Twagiye dupfubya ibibazo bitaragera ku rwego bibi by'Imana, tukabipfubya.
babishe Lazaro, ndavuga Imana na Yesu. Amina. Mavuta. Bamuteza indwara itamenyera mu bantu. Haramubwira batararwaye ati mwihore n'indwara arwaye mu bwoko bwayo turabuze. Iri mu bwoko buticiriye. Bari bayizi mu bari bayitera. Arabiyegereza yana kujyayo. Komeza yitendereza hirya no hino. Bakunda ati. Ariko bandi Imana yaremereje ibibazo ku buzima bwabo. Ni ihanga. Burya ni guhinduka iby'Imana. Igihe kigeze abonye ko byaremereye. Aho umuntu wese avuga ngo Imana yakuriye umuntu mubona aragenda. Bari mu nzira baramubwira bati kuki utagiye kare tunejejwe nuko ntagiyeho kare n'ubu. Nibyo binejeje. Ntihari buze gukura umusaruro ufatika mu mushinga bashoboye. Haleluya! Kandi kiremereza ibintu. Ahageze asanga batera. Aravuga ati ubu buze gukora ubwo batera n'ibigore igitangaza kigiye gukora. Hari ibintu Imana itagikora abantu bakeya bareba ikarindira ko benshi bazi. Haleluya! Ikibazo cy'ikizwi n'abantu 10 n'igikemura basa ishinge biraka kigeze n'ijana magana abiri bakimenye umva bajya bakora transfert mu mudugudu gihereza uriya muri gihereza uriya bagitransfert kiremereye sobanukirwa intego y'Imana ikikirana kugira ngo izina ryayo rihabwe icyubahiro kandi ibanga rihari kuko umushinga w'Imana igomba kugukura muri ibyo bibazo icyubahiro yashakaga kugira ngo utere ikakira. Arabwira ati munyereka ahantu mwabasize ntihariya Yesu rero kuko arabiziranye abona se ko bamugize ahita aravuga uzasoma amagambo yavuze yaragize nyine ndabizi usanzwe ibyumva tubiziranye ariko ngo bateranye ni benshi bivugiye ko bateranye ni igiterane nyine abarahari babonye ubutaka bahatari bamwe batajya barahari baje bahageze. Ariko Imana, haleluya! Imana ikiye muri byagize arahagarati Lazaro ngino agaciro twakinaga kagize gute? Ntabwo tuzahora dukirishwa imikino hari igihe izaranga. Amina. Uwo munsi abayuda bose baremera kuko ari Imana yagiraga gute yashakaga. Soreze ku buryo bwa gatatu nyuma yo kureba ikibazo no kukiremereza igitwihisha mu kibazo tukayibura. Iyo ibintu bicoroshe ubu cyumva n'ijwi ry'Imana nibuze. Urabona ko umwuka w'ubuhanuzi aza ukabona umwuka w'Imana yishuye ku kintu runaka ku buzima bw'umuntu. Shima Imana cyari mu gihe cyiza cyo kumva ijwi ry'Imana. Hari igihe kijya kigera n'ibyo ntugire gute kandi ukomeye. Wanaryama nturote, wanarota ukarota ibihu. Inkoni zose ukabura Imana kandi uyikeneye kandi ukomerewe. Ikabwira amakuru kandi ari igihe cyo kubona kuba mukeneye amakuru. Yaba 23 nyuma y'uko avuze amagambo akomeye ku Mana, nyuma y'uko avuze ko ari ayamujyanye, nyuma y'uko ayibwiye ngo wagishe urutsi impande zose. Musaba yo 19 yavuze amagambo akomeye avuga ngo wagishe urutsi impande zose kandi ibyiringiro byanjye barabiranga. Icyambu ukaba uri kuzira Imana atari wowe wizize yazanaza akakureba. Iyabibonetse akaba ari ibyamute 23 arandika aravuga ati noneho rero rimaze iminsi nanayumva byibuze ariko noneho nayibuze wanyereka ahantu nayibona. Akambwira ati dore ngiyi aho yicaye ngayundaho urubanza rwo kwiguranira ngashaka n'umwavoka akamfasha. Hari abantu baba bumva bararenganye ku rwego babonye Imana ntacyo yababwira. Burya nibaho mu buzima wumva ko warenganye burya kuko waranarenganye.
ariko muri Imana irenganura abarengana izagira gute? Izakurenganura. Hari izirakarengane bafite ibintu batigeze bihamagarira, bakennye kandi babashakisha nk'abandi, babura amahoro kandi baganduka nk'abandi, babura icyubahiro mu ngo zabo kandi ntako batagira, babura agaciro kandi bari bagakwiriye, ariko bareba bakabona nta n'icyo bazira bungura. Hari abantu basize agatsima nk'uko Yobu yasize agatsima. Haleluya, Amen. niba ari kuva mu wayiye, hari umuntu twagendanaga ubuzima bwari muri Yobu butakomeza, turabizi aruse afunga ibipfunsi turabizi aruse. Imana igize umwaka mwarimu afunga ingumi tigize umwaka we mwayikubita ikambita itarije nayo. Abantu barariwe. Imana yabaye Imana kuko ntigigenda yambaye kositime mu nzira yari kureba ibintu bazayikora. Abantu barariwe. Ariko n'imihora ari Imana, nubwo tuba twivugisha y'imiruho, uhuye nayo amagambo yashira iki? Wabura iki? Nuko yari igihe cyarageze ati wari uri kumushaka naje. Umuhati ibibazo tumanitse amaboko. Ibyawe nari narabyumvishije amatwi, none ndabyiboneye. Menye ko ushobora bingahe byose kandi nta kibasha kumenya imigambi. Nubwo Imana itwihisha, ntitwihisha kuko idutinye, iba iri hafi. Ibicunganye no kugira ngo irebe ko agatima kanyu gacika. Ikajya gucika akabereka ko ni iki? Niba yarisinzirije mu bwato, arisinzira. Imana irabwira ngo agasinzira. Kwari ukwisinziriza. Ngo arisinziriza, aragenda aramubwira nisinziriza ubuhungu maze imeze igendana nabwo, bwirata ngo buhatari ngo burizera, barisinziriza, ngo bahamagaye umuyaga wo mu bwoko bw'iwabo ruguririye. Umusoma ririya ngo guhamanuka umuyaga. Amanutse sifa y'uko bari bawuhera. Muzajya mukina n'ibintu bivuye kwa nyir'igihe mukabikinisha. Ngo murivuza hari ibintu bitavurwa. Bariya bagabo bari abahanga mu bijyanye n'amazi, yabahamagaye ari abarobyi benshi, abo bita abasare, ni abahanga mu koga, nta muyaga upfa kubananira, ariko waturutse mu ijuru ntibawushobora. Ubu hari ibintu bifiteho ubuhanga, ariko kuko ari iby'abantu, burya haje ibivuye mu ijuru, ubuhanga burakora. Urabona, hari umuntu uzi gushakisha, ariko iyi Imana yakinze, niyo waba umuhanga mu gushakisha, urakena. Barahageze biranga. Kereka bareba mu bujyanye n'uko ko bari kumwe. Ngo baramukangura bati twitaye, arabaseka cyane ngo bamuzi biri kubabaho. Hakurya nubwo n'iki cyari kibateye ubwoba. Ngo simbamenye uzongera kwirata, ndagira ngo abwire nta iyo umunzani utaraza kugira ngo tugire ibiro, ariko iyo umunzani waje ntabwo tugize gute dufite. Nimuye ko umunzani uzino bwawe. Hirya yo kubona ibiro uzaba. Haleluya, uzabona Imana. Amina. Nusanga nta biro wararwaye bwaki, umenye uko urya. Icyubahiro Imana no kugira gute ikingiriye kandi ikagira gute ikakira. Senze Imana tubwire Imana ngo Mana ukiri muri byo wakize ku buzima bwacu, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Baguruke musenze Imana. Imana ikiri muri byo yakize ku buzima bwacu, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Kubona umuntu afite uburanga, ariko akabona n'umuntu ubaza izina. Yagiye mbona abakobwa basaza iwabo kandi ari beza. Bazize iki? Abandi bari aho ngaho batagize n'icyo bamara y'imana, ukabona bari gushaka. Nta kindi bazira nuko iyi Imana yakize ntawukingura. Haleluya! Reba ibintu Imana yakingiye ku buzima bwawe. Ibyo wikingiye wowe ubwawe uzajya n'ubikingura. Ariko ibyo Imana yakinze utabigizemo uruhare, ukabona ntabwo utagira, ugerageza nk'uko abandi bagerageza, ariko ukabona biranga.
bwira Imana warikinze ku bushake birunda n'ikintu ishyikirana umuntu yakiriwe ikinze nawe kinze izi mpera z'Imana Imana ikibuye izabara twinjira 2022 dufite ishimwe niba duhamagara gushima kuri Rwanda tuzaba dufite icyo kuvuga niba duhamagara gushima kuri Rwanda tuzaba dufite icyo kuvuga niba duhamagara ko gushyira ku matungo tuzashyire mu kuri kuko hari ikimana agize gute